Shalom shalom nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze abakunzi b'ijambo ry'Imana rica kuri Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko Uwiteka akomeje kubarindira mu buntu bwe. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera comment, basharinga ndetse n'abaduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ijye ibaduhera imigisha myinshi kandi ikomeze kubarindira n'ubugingo. Yesu wacu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje kwihanganisha abantu rero bafite ibibazo bitandukanye muri iyi si, niko bimeze. Uyu munsi biba ari byiza ariko ejo bikaba ari bibi, kandi uyu munsi bikaba ari bibi ejo bikaba ari byiza. Ibihe bihora bihinduka iteka, n'umubwiriza arabivuze ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Rero bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, icyo nabashishikariza ni ukwegera Imana cyane, kugira ngo ariyo yonyine ibabashisha gusohoka muri ibyo bihe bigoye biruhije imitima, mukabisohokamo amahoro. Nyakunda kubabwira ngo ku Mana honyine niho hari umunezero, ku Mana honyine niho hari byose, ku Mana honyine niho hari byose twifuza muri iyi si. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero uyu munsi ntago turi bukoreshe Bibiliya cyane, ariko turinjira mu ijambo. Uyu munsi nabajaniye ijambo riri muri Yobu 42 umurongo wa 2, rivuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishoboye byose ku buzima bwanyu, bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV. Imana ni inyembaraga, Imana ni inyembabazi, Imana nta kintu n'iki na kimwe kijya kinanira. Mwebwe mwizera Imana, muyiringire kandi mugire kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mwihane ibyaha byanyu, mukiranuke ku gato no ku kanini, kugira ngo Imana yacu yururuke ize ibagirire neza. Ni ukuri nta muntu wiringiye Imana ujya ukorwa n'isoni, nta muntu wasenze Imana ujya ubura uko abigenza, nta muntu wahungiye ku Mana ngo ahabure ubuhungiro. Rero ku Mana hari byose, ku Mana hari imbaraga nyinshi. Iyo uhungiye ku Mana hari ubwugamo, ku Mana hari ibintu byose twifuza hano muri iyi si. Rero nayo yabivuze neza ngo nzi yuko ushoboye byose. Imana ishoboye byose, ntabwo ishoboye kimwe, ntabwo ishoboye bibiri, ishoboye byose byose. Bakristo bene data, bakunzi b'ijambo ry'Imana rica kuri Ruyenzi TV, ni ukuri ndabashishikariza gusenga Imana, kandi mukayisenga mutayiryarya, mukayisenga mwihana ibyaha, mukayisenga muca bugufi, mukayisenga mukunda abantu, mukayisenga mufite urukundo. Ni ukuri ni Imana y'inyembaraga kandi ni Imana y'inyembabazi. Iyo uyije imbere ugaca bugufi, iraruruka ikakubabarira. Kandi icyo nkundira Imana, iyo ikubabariye ntabwo ari nka ba bantu, ntabwo Imana ari umuntu. Hari igihe usaba umuntu imbabazi z'ibyo uba wamukoreye, wamara kumusaba imbabazi akajya ahora agaruka muri cya kintu, agahora agucyurira. Imana rero ntabwo ijya icyurira umuntu, Imana ntabwo ijya yita ku byahise, Imana yita ku by'ako kanya, ku by'iki gihe urimo. Imana yacu rero iyo usabye imbabazi iraziguha, kandi ikibagirwa, ikabisiba burundu burundu, ndetse igakuraho burundu, ugatangira bundi bushya. Rero bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, nimureke twiyegereze Imana, nimureke dusenga Imana by'ukuri, nimureke dukorere Imana tugifite uko tuyikorera, nimureke dukorere Imana tugifite akabaraga ko gukorera Imana. Kuko hari igihe kigera ukabona imbaraga zo gukorera Imana, hari igihe winjira mu bigeragezo ukabura imbaraga zo gukorera Imana, ariko ya masengesho wasenze, kwa gukorera Imana wigeze gukorera Imana, bikagutunga. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Yo baratubwiye ngo nzi ko ushoboye byose. Imana yacu ishoboye byose. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ni inyabushobozi, Imana yacu ishoboye kugukiza ubwo burwayi ufite, Imana yacu yagukura muri ubwo bushomeri urimo, Imana yacu yagukura muri ubwo bukode urimo. Haleluya, Yesu nashimwe.
kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Imana yacu yagukura hasi ikakugeza hejuru. Imana yacu ni Imana ishoboye ibintu byose. Nabonye Imana igirira abantu neza iyo wayisenze by'ukuri utayiryarya. Nabonye Imana itabara iyo uyitabaje. Nabonye Imana irera abana. Nabonye Imana yubaka ingo zigiye gusenyuka. Iyo wiringiye Imana rero, Imana iraza igakora imirimo n'ibitangaza. Bya bindi byananiye abantu, bya bindi byagushobeye, bya bindi wabuze aho uhera ndetse n'aho ugeza, bizane ku Mana. Imana yacu irabishoboye. Haleluya, haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubishimira. Irababwiye ngo ushoboye byose. Mwebwe ibyo byose mufite nimubizanire Imana, murebe ko Imana itabibakorera. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane kandi mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, mutera comment, musharinga. Ni ukuri kandi mugerageze murebe ikiganiro cyose mukirangize, kuko nibwo musobanukirwa iby'Imana yacu idushakaho. Haleluya, haleluya. Ndabakunda cyane ndetse n'Imana irabakunda. Shalom, shalom.